turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni Grace 7 MJ 37. Tubifurije umugisha w'Imana muhabwa binyuze muri Yesu Kristo, izina rye rihabwa icyubahiro. Uyu munsi twongeye kubona umutumirwa, twari twarabasezeraniye ko azagaruka. Uyu mutumirwa araza tuzaniye ibyo kurya by'umwuka. Ni karibu kandi bon appétit kubiteguye kubyakira. Imana ibahe umugisha kandi namwe mu bihe umwanya wanyu kugira ngo ibyo benshi babuze mubashe kubibona mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kuba mutwakiriye. Nubundi nkuko twabanye bushize n'uyu munsi turi kumwe ni Manase shimiye Imana nkuko mubimenyereye. Ubwo rero twongeye tugarutse muri rya jambo ryiza ry'umwami wacu kandi ribasha kurema imitima ndetse ribasha no kuruhura ya mitima ikisanga mu rukiro rw'umwami wacu. Uyu munsi rero nubundi dufitanye amagambo make kandi magufi, yego ijambo rimwe rirahagije ku munyabwenge, ku ngingo ivuga ngo kwemezwa na mwuka w'Imana. Ubwo rero nubundi hari icyo ijambo ry'Imana bitubwiraho. Iyo twongeye kwitegereza umuhanuzi Yeremiya, hari icyo yashatse kongera kuvuga kuri mu gice cyawo cya 6 ku murongo wa 16, atwereka neza icyitegererezo. Nawe yarari mu gihe gikomeye cyane, yarari mu gihe yararuhijwe, ariko yongera kugaragaza icyitegererezo cy'abatubanjirije, cy'abakurambere nabo banyuze mu iyo nzira yo kwemezwa na mwuka kandi koko babasha kwemera. Iyo turebye mu gice cya 6 ni Yeremiya, mu gice cyawo cya 6 mu murongo wa 16 twasanga amagambo akomeye cyane kandi nanone abasha kutwereka umurongo. Turasanga amagambo avuga ngo Uwiteka avuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira zake, aho inziza ziri abariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Rwose ahangaha Yeremiya yashatse kugaragaza inzira z'abatubanjirije. Nawe ari mu bakurambere batubanjirije, ariko iyo twongeye kwitegereza hirya ye twongera kujya mwirema tukareba umukurambere wacu Adamu, hari inzira yahawe. Twongera kujya mu bamukurikiyeho, tubona mu rubyaro rwa Seti hari inzira bahawe. Tugera mu rubyaro rw'abandi bakurikiyeho ba Henoki, hari inzira bahawe. Iyo ngiyo rero twongera kuyigiramo kugendana n'umwami wacu Yesu Kristo. Abo rero ni muri bamwe bemejwe na mwuka. Ingingo kwemezwa na mwuka ntago tubibona mu batubanjije b'icyo gihe gusa, ahubwo n'uyu munsi biriho. Ni nayo mpamvu umuntu wese utuje, Yesaya arongera aravuga ngo mwituza muri rya tuza. Muri Yesaya mu gice cyaho cya 30 ndetse turareba ku murongo waho 15, Uwiteka Imana wera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mu gatuza muzakizwa, mwituza no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga. Iki kintu yashatse kukivuga agaragaje yuko byanga byakunda muri rya tuza, muri bya byiringiro, muri kwa gutuza ucecetse, uri kongera kwitekerezaho ngo umwuka w'Imana aragusanga ndetse akabasha kugamburuza bimwe mu bitekerezo wafashe mu gihe kirekire waratandukira inzira y'Uwiteka. Uyu munsi wa none hari abantu benshi, ndetse tubona ko isi yuzuyemo ibibi byinshi, ndetse tubona yuko isi yamaze kurogwa n'umwanzi. Abantu binduriye mu bintu byinshi uyu munsi wa none bituma batabasha kubona umwanya wo gutuza.
ngo bashe kuvugana n'iryo jwi rituje ryongorera ribayobora mu gutsindwa k'umutima. Iki ngiki nicyo cyaranze uwitwaga Sawuli mu gihe cya Isiraheli, yabayeho akorera Imana mu bujiji kubera ko yarayobowe n'imbaraga y'ikibi, ariko ntiyabasha gutuza ngo yumve iryo jwi. Igihe kimwe iyo tubirebye mu byakozwe n'umwana ngo tubona ubwo bateraga amabuye Sitefano, ngo uwitwa Sawuli yaraharahicaye, yari umwe mu bahagarariye akarengane, ariko ngo akomeje kwitegereza umutima w'abatsinzwe na mwuka ukuntu umeze, atangiye kwitegereza Sitefano uburyo atuje kandi n'uburyo yasuzuguye urupfu kubera umwuka w'Imana, ngo yumva aratsinzwe mu mutima we nubwo yabitahanye ariko byaje gusohora. Igihe kimwe ubwo yarerekeje inzira y'i Damasiko, n'ubundi mu gukora ibikorwa yarebewemo n'umwanzi, hari icyabaye. Haleluya! Icyo kintu cyabaye n'uyu munsi kiri kuba. Abantu bari gutandukira inzira bakajya mu bibi, ariko hari amagambo akomeye cyane ajya ashimisha ngo nuko mwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'umuhengeri, nubwo isi yari idafite ishusho. Aho ni witangira igice cya mbere. Nubwo isi yari idafite ishusho, Imana yarayiremye, yego nta shusho yari ifite, kandi ko kuwo muntu yarabundikiwe n'umwijima, cyangwa se uwo mutima, cyangwa se iyo si umunsi tubona irimundikiwe n'umwijima nk'uko byari biri mu mitima y'abambere. Ariko ngo icy'ingenzi tubona aho ngaho ko murongo tuhasanga ngo mwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'uwo muhengeri. Bivuze yuko umuntu ahaba mu byaha, bivuze yuko umuntu ahaba mu bitandukanye muri ino si, bivuze yuko umuntu ahaba mu byo yirunduriyemo bitwaye intekerezo ze, mwuka w'Imana bari kumwe nawe. Niyo mpamvu uzumva amajwi abiri cyangwa se uzumva imbaraga ebyiri ziguhanganiyemo, imwe ikubwira ngo reka gukora ikibi, kandi indi ikakikuzanamo kugira ngo ikigukururemo. Niyo mpamvu rero Yesaya muri iki gice cya 30 yagaragaje ngo, yaravuze ngo, kandi koko ni nako byanditse, handitse ngo mu murongo wa 15, Uwiteka Imana wera wa Isirayeli niyo ubwayo yivugiye. Niyo ubwayo yivugiye, iravuga iti nimugaruka mugatuza muzakizwa. Abantu benshi babuza agakiza, abantu benshi babuza gutabarwa kw'imitima yabo kuko ituza ryabuze. Uyu munsi si itwaje abantu igitugu. Umuntu nararadasinziriye ari kwibaza iby'ubuzima bw'ejo hazaza, nyamara Imana iri kuvuga ngo mugaruke. Inzira uyobotsemo si Imana igushakiramo, iri kukubwira ngo garuka utuze ubone gukizwa. Mukomezwa na mwuka, umuntu wese yemezwa na mwuka kuko yagize ituza. Uyu munsi abaturije mu cyanya cy'Uwiteka bari kubaza Imana, bari kubaza Uwiteka ngo mbese twakora iki? Yego, iyo tubyongeye kubyitegereza mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 2, dusanga ngo ubwo bari baterane mu cyumba cyo hejuru ngo baratuje, bagera igihe cyo kwaturira n'ibyaha byabo, babona gusukirwa umwuka w'Imana. Ni nayo mpamvu bakimanuka mu cyumba hejuru ngo imbaraga ya mwuka yabakoresheje babwiriza abantu baraho, ngo abaraho bose bavuze ijambo rikomeye nk'iryo nawe wavuga uyu munsi wa none, ngo mbega ngo bagabo bene data, mbese dukora iki? Ese icyo kibazo ujye ukibaza igihe mwuka w'Imana gutsinze. Nimugaruka mugatuza muzakizwa. Mwituza no mu byiringiro, aho ngaho niho dukirizwa. Reka nongere ndarikira abantu uyu munsi none bakurikiye iki kiganiro ndetse bakurikiye iri jambo ngo muri ryatuza, muri rwa rwiherero, muri hahandi wibujije, hahandi wiyatse ibiri kukurwanya, niho wumva ryajwe ry'umwuka. Kandi aho ngaho niho abantu benshi bari kubonera agakiza. Nta muntu wifuza kurimbuka, usibye yuko umuntu wese azarimbuka kuko yatandukiriye icyo Imana yavuze. Hari icyo Imana ibivugaho, hari icyo Imana itanga ngo abantu twagiye muri Yobu, ndetse rwose pe ntago umubwiriza yanditse ibintu avuga ngo ndavuga umunyabwenge Salomo yavuze amagambo akomeye mu gice cya 12 avuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Niyo mpamvu rero nta na kimwe kitumvikanye mu matwi y'abana b'abantu, ahubwo uyu munsi abantu barushijwe imbaraga n'igitugu cy'icyaha cyangwa na sekibi.
iyo tugeze muri Yobu muri Yobu ahangaha mu gice cya 33 hari ikimana yabivuzeho. Hari ikimana bivuzeho ku bantu baburira igihe Imana cyo kuvugana n'umwuka, kuko umwuka adakorera mukavuga no mu muvurungano, ahubwo ngo akorana n'abantu batuje. Hari icyo hano yongeye kuvuga mu murongo wa 14 igice cya 33 Yobu haranditse ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, yewe nubwo umuntu atabyitaho, ariko Imana ikomeza gukurikirana wa muntu no muri byahijyayo kugira ngo imushayure. Tubona ingero twatangiye batubwira ngo tubaririze inzira z'abakera. Hari abanyuze mu byaha barashayisha, ariko kubera ko Imana akomeje kubakurikirana baza gukurikirana ryajwi ryongorera ridatwaza igituga, ahubwo ritanga amahitamo y'umuntu ngo baza kuryumvira, baza kuba abagabo nyabagabo. Uyu munsi bashima Imana. Aha rero ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Hari aho bagaragaje hano ahantu ivugira baranditse baravuga ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. Birababaje kuba umuntu uyu munsi wa none Imana imushaka amanywa yose, ikamushakira mu bucuruzi ikamubura, ikamushakira mu biro ikamubura, ikamushakira mu isoko ikamubura, ikamushakira mu rugo ikamubura, kugeza ubwo Imana igukurikirana ikaza gufata igihe cyo kugusanga ku buriri. Birababaje. Uyu munsi none isi itwaje abantu igitugu ku buryo baburiye Imana igihe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nugaruka ugatuza uzakizwa. Noneho ngo abantu igera ubwo baburira mu byo barimo bayihishemo, baragenda barazimira, ahubwo Imana kubw'impuhwe zayo, kubwa wa musaraba, kubwa karuvari yayo, kubw'igitambo cy'ikaruvari, ngo ikagusanga no ku buriri mu nzozi za nijoro. Aha hantu rwose pe uhumve kugeza ubwo rwose ku murongo wa 16 baranditse ngo aho hantu ku buriri rero basinziriye niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha. Ibasha kugira ngo yumvishe ugutwi kwa muntu muri iki gihe umusanze ku buriri. Hari abantu bajya bambabaza uyu munsi none babura ku manywa, bakaburira mu byo barimo, yewe na nijoro ntibaboneke. Hari abantu bagiye kurimbuka kandi umucyo waratanzwe, kandi tugeze ku ndunduro y'ibihe, kuko byose byarumviswe, ariko amagambo akomera atubwira ngo abiziba amatwi ndetse n'abanenganenzi ntago bazinjira mu bwami bw'Imana. Rero bene data, turi kumvira ijambo ndetse uyu munsi wa none ribanyuze mu matwi, hari icyo muri gusabwa. Nimba Imana ibasha kukubura ku manywa, yanagusanga nijoro ngo ikwigisha, ikiri ikimenyetso ku byo kwigisha ikakubura. Kuko hano hepfo baranditse ngo hari impamvu ikora ibyo ikazana nijoro, ni ukugira ngo igamburuze umuntu mu migambi. Umurongo wa 17 ni ukugira ngo igamburuze umuntu mu migambi aba yafashe ku manywa, aba yumvise mu matwi ye, aba yagiye areba amashusho yica ubwonko. Ibyo byose ikabigamburuza kugira ngo imuhe indi migambi mishya yo kwegura umutima we. Ku murongo wa 17 irongera ngo ni ukugira ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, ubugingo bwe iburinde rwa rwobo, no kubaho kwe ikurinde kurimburwa n'inkota. Hari impamvu ikora ibi. Ni impuhwe ifitiye ikiremwa muntu, ni impuhwe yagiriye muri Edeni cy'ikibumbabumba, ndetse umwanditsi yaravuze ngo ni ikibumba narafite mu kiganza, ngo ariko ngo gihombera mu biganza bye, ngirongera ibumba ikindi. Niyo mpamvu Imana yita ku muntu kuva kivuka, ikandi mukurikirana kuva kibyara, ikandi mukurikirana kuva gisaza, kugira ngo igarure ubugingo bwe. Bona nubwo wayiyi muri umwana, ariko niyo wasaza iracyagukurikirana. Aho tuzabona ingero z'abatubanjirije. Simiyoni yakiriye ni Luka igice cya 2 mu rusengero rwose rw'Ibuyuda. Simiyoni
umusaza wari ukuze cyane ndetse n'umukecuru bitana ngo nibo bakiriye Mesiya. Mu zabukuru iragusanga niyo yakubura uri umwana ariko igusanga mu zabukuru. Abana nabo igibasanga. Iyo turebye neza mu bami dusanga neza umwana muto cyane Yosiya yaje gukuraho iby'ingoma yagomye, yashyizeho ibigirwamana, arasenya bare na shera akuraho, yongera kugarura inzira y'Uwiteka kubera yuko yari yumviye mwuka. Abemezwa na mwuka bakora iby'umwuka. Haleluya. Abemezwa na mwuka bakora iby'umwuka. Niyo mpamvu rero uyu munsi wumvise iri jambo hari ikimani gushakaho. Hari ikimani gushakaho, hari imiti 3 yatanze kuri Laodikiya cyangwa se ku bantu bisanze mu gihe cy'urubanza mu itorero riheruka, kugira ngo abantu bose babashe kubona agakiza bisanze muri iki gihe. Yongera avuga ngo mungure umuti wo gusiga ku maso. Hari uko yitegereje ibona abantu b'icyo gihe baza bakeneye amaso nk'ay'ibizima, bakoye kureba hirya no hino, bakwiye kureba aho icyaha gituruka bakagikumira kitari cyabageraho. Bifuza kugura umuti. Imana yongera kwabwa ati mugure umuti wo gusiga ku maso. Hari amaso y'umutima. Hari umuntu w'imbere ukeneye kureba, akareba Karuvali, akareba Imana, akareba urukundo rwayo, akiyegurira burundu. Hirongera avuga ati kandi mumenye ko mutambaye. Uyu munsi none tubona abantu bambaye tukabona turaberewe, ariko hari umuntu Imana ishaka kwambika w'imbere akambara ikanzu yo gukiranuka. Haleluya. Icyo kintu nicyo Imana yongeye kurarikira abantu bisanze muri iki gihe cy'urubanza. Nuko rero kandi hari n'izahabu yatunganijwe mu ruganda. Iyo zahabu, icyo kinyagaciro Imana uyu munsi irashaka kugitunga. Ubwo rero iyo miti 3 ibasha guhereza umuntu kwitwa itorero riheruka riri mu biganza by'Uwiteka. Rero uyu munsi yongera kutubwira muri Matayo ngo mwese abarushye kandi baremerewe muze musange ndabaruhura. Muri Matayo rwose reka dusa rwose nk'aba agera aho ngaho, kuko hari icyo n'ubundi umukozi w'Imana yongeye Salomo yongeye kuvuga. Aravuga ati iyi ndondo y'ijambo byose byarumviswe. Nuko arongera arandika Matayo aravuga rero, Matayo igice 11:28 twigira ku musozo, atubwira amagambo akomeye. Nawe uyu munsi wakumva ngo mwese abarushye. Ntabwo yarobanuye niyavuze babiri, niyavuze batatu, ahubwo yitegereje abantu bafite intimba, bafite ikibazo, abari kuniha babandi ijisho ry'Uwiteka ririho ngo nabanihira ibiza bikorerwa mu isi, ni nabo Uwiteka hanze amaso. Abo ngabo ngo abafitiye ingabo z'abamarayika biziteguye kubarindira mu maboko yayo. Abanihira ibiza bikorerwa mu isi, abumva badashaka kuyibamo, abayizinutswe bayipepeye kandi bumva bashaka gutaha ijuru, babandi bashyize imitima yabo ku bicaniro, babandi bashaka yuko bashwanyaguzwa bakaremwamo abandi bantu. Nibo hano Matayo yongeye kuvuga ngo mwebwe abarushye kandi biyumva baremerewe, biyumva n'umutwaro. Turabibona mu Kristo mu mugenzi. Muze Kristo arararika, ni muze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho koko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haleluya. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhishe kandi n'umutwaro wanjye utaremereye. Shima Imana cyane yuko amaze kwiyegurira kandi pe akayiha burundu umutwaro wose imikoreje utajya uremera. Nta nubwo ari nawe utwara, ahubwo ni uwikikorera akawujyana rwose pe akakugeza i Karuvali ukawuturuka ruhuka. Uyu munsi none rero tugera ku musozo. Nta kindi twabwira abantu badukurikiye, nta kindi twabwira abantu biyumva n'intimba y'umutima, nta kindi twabwira abantu bumva bashaka kugurwa mu mitima. Hari icyo twabonye, kugira ituza. Icyo nta kindi ni rwa rwiherero. Nimba umwami wacu arabashaga kwibeta akagenda akiherera akagigetse mani mu gashyamba agapfukama akabwira se, ni iki cyatuma twe tutamupfukamira ngo tumubwire? Uyabitubanjirijemo. Igenda mu rwiherero rwawe, wongera utakambira Imana, ubwira Imana tumva Mana ndananiwe, nshaka kuruhuka.
wongere uyiyereke uyibwira tumva ni wowe urondora ukondura kuzi nje imbere yawe ntacyo ngukinga kandi ubasha kuruhura. Nukuri Uwiteka arakugirira neza uyu munsi none, kandi nzi neza yuko arondora imitima, numva ibya byose arabizi, umubwiza ukuri. Reka uyu mwanya nawe ubyumvise ubikore kandi abikuyoboremo, kandi umusaruro uzaboneka, kandi pe muzazamukana amashimwe mu izina rya Yesu. Nibyo mbifurije. Murakoze. Amen. Reka dusoze n'ubundi dusenga kugira ngo gahunda yacu igere ku musozo. Dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru kandi ubera hose icyarimwe, tugushimiye ijambo ryawe wongeye gutambutsa. Nirireme imitima nk'uko wabivuze urema, kandi rizura abapfuye nk'uko wabivuze, kugira ngo ibyawe byumvikane ku isi yose kandi birokora imitima ikwiye kurokoka ndetse n'ikumviye. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Murakoze. Amen.